boss mukuru nyir'urubura TV uzabyemera ni hahandi ntuzanteranya n'abantu oya ntacyo biba bitwaye rega CEO ntago ari abayobozi b'amabanke n'ibiki umuntu ku giti cye iyo ari ikintu afite sibyo hari icyayoboye ubwo bari CEO w'icyo kintu oya rega ushobora kuba ukiyoboye ushobora ku hajya CEO na founder biratandukanye ngo hari uwashinze hari n'uyoboye wowe rero uri byose oya nasindi byose ni byose nturi CEO akabona founder wa urubura TV aka nta makuru mfite ibyo bya founder simbizi none se ko sinza ahantu nabibonye ubwawe wabyiyandikiye ugashobora kuba ari ashobora kuba kuri profile yawe biriho uramu pastor bitangwa ni Pastor Claude murabizi n'ibikabyo sinzi nawe mujya mumubona yego yaragiye ngo ajya gufotora ngo urugo rwa nyine ameze nk'umuntu w'imwiperereza ngo agiye gufotora ngo aho gafaranga atuye banza yaranafotoye n'ahanywera icyayi ibana ibintu yabigeze siri inkuru barapfundikanya dufata ibyo ngibyo bakakorera nkawe Jafeti bakavuga ngo bitewe na background yacu cyangwa se n'izina dufite ugomba kujya kureba umukobwa wa Noruberi nta handi hantu ugomba kujya kureba twarabyemeje mbese ntabwo tuzagorana Noruberi n'umuntu wacu Noruberi nyine dukorana business nta kintu ugomba kurenzaho kandi wenda umukobwa cyangwa umuhungu we yifitiye izindi nzozi yego hari abahuriye ku ishuri hari abahuriye wenda mu kazi hari no bahurira mu rusengero kano ko gushinga nako gushinga nyine gushinga ntubizi ubu ntago nshinze oya ubu ndakuye ushinze ku maguru ariko unageze mu ikofi ibyo by'amakofi byo aha nese wagize ngo abandi ntago bita ku kuntu ureshya ku kuntu ni ikofi nose gafaranga nta kofi yari afite hari mu bantu ba mbere hano mu gihugu okay content ya Shadebo ni twabwo sinzi umuntu wambarije ngo Shadebo akora iki oya content ya Shadebo ni wari ikiganiro wabona akora bave kuri social media niyo bifashisha bibira kandi nibi niyo tuzi kitabeshye mu rusengero barase ukuri kuracyarimo aya uko biri mu rusengero kuri kuri ese uvuze nguko biri ubushatse kuvuga ndi kuvuga pa raporo ya sekira ya hano hanze hanga ntago hakabaye ngo uvuga ngo niko biri niko uko biriho byakabaye hari 100%. izi content ziri kuvuka buri kanya man ubu twagiye mu ntuza yo gucuruza yasezeye ntuze imiziki kubera ibi byose buryo bamusebyaga ngo arwana n'umugore we cyane kabisa umubwiye ngo asibishimiye ya nyine urumva ngo niwe watumye areka ngo sekira muziki nyine nibyo nikubwira hari twese ntago yihangana kimwe ibyo nibyo byumva neza umuntu wese cyamamare ushobora kunyura n'umuntu akagutuka kumva ibintu bisanzwe hakaba n'undi batuka agahita asubira inyuma akamukubita nta n'ikindi kintu abantu bavuga cyane okay rero ko twakira ibintu aho niho twisanze yes uko twakira Gasuku ba Jihad cyane uzi ko Gasuku muvugaho cyari kumbazanye ndi kakandi ko hasi cyane abo kubita akantu kababaza ku buryo utazongera kumuvugaho ni ukuvuga ngo ushobora kuvuga ngo Gasuku ngo afite inda ngo amabere n'iki akakureka ariko kuvuga agufataho umunota umwe ejo nawe yigana ari kuvuga ngo ngewe iyo mvuzeho ndakureka nkagira ngo urukwikinira ariko iyo nje ndabanza nayo nkagukora ikiganiro nkagukora $200 cyangwa 300 ku kiganiro nanjye nkumva uko nabibyaza umusaruro ariko nawe nkaguha discipline ugata turabasuhuje kandi tubaye ikaze muryango mugari w'Urubura TV muri kuvugana na ni umufasha Jafeti ariko ntago ari nge muri kubona ku mashusho uri ku mashusho
ubushize narabivuze yarampitanye ariko n'ubundi ntago bivuze kuvuga muri kubona CEO boss mukuru nyir'urubura TV uzabyemera ni hahandi ntuzanteranya n'abantu oya ntacyo biba bitwaye rega CEO ntago ari abayobozi b'amabanke n'ibiki umuntu ku giti cye iyo ari ikintu afite sibyo hari icyayoboye ubwo bari CEO w'icyo kintu oya rega ushobora kuba ukiyoboye ushobora ku hajya CEO na founder biratandukanye ngo hari uwashinze hari n'uyoboye wowe rero uri byose oya nase ndi byose ni byose nturi CEO ukabona founder wa Urubura TV aka nta makuru mfite ibyo bya founder simbizi none se sinzi ahantu nabibonye ubwawe wabyiyandikiye ugashobora kuba ari ashobora kuba kuri profile yawe biriho ya WhatsApp oya sinibuka ahantu niba ari kuri YouTube sinibuka ahantu nabonye uko umuntu atanga details icyari cyo handitseho CEO ushobora kuba warabonye indi atari ngeyo kakanya se baragushishuye ese ntabyo uzi ubu nta bantu mwitirano oya ntabwo uzajye nko kuri Facebook wandikemo ngo niyo mufasha Jafite uzabona amasura ataraya ndababona none se ariko se ku buryo n'ibiganiro se nabyo biba babitwaye kuko ushobora guterura akagishyiraho ariko ubundi wemeye kuri CEO wabiki ntacyo ariko apana found none se nshobora kuba ndi CEO wanozo ya projet yawe oya hano ndi kuvuga nyine ndabyumva ushobora kongera CEO sibyo ariko wa projet yawe bantu mudukurikiye CEO rega arirukanwa iyi projet si yanjye udashaka no kubimira nyine icyo nshaka kwereka umuyobozi arirukanwa yirukanwa nyine na nyiri ikintu nyiri umutungo yego kubera ko wabona wenda atari kumwiza ku musaruro agahita amwirukana akagenda yego ariko washinze ikintu wagumaho founder rero kuba ndi CEO wenda nta byashoboka cyangwa kuba ari njye uyoboye ariko twubaha umuntu washinze nyiri ibintu yemeruka n'uwashinze ari wo dukomeze yego karagaciyemo turabakiriye umuryango mugari w'Urubura TV mwabyumvise ko babigoranye ariko uburyo umuntu atangiye gukira hari abatabanza no kubyakira ariko ndazabyakira ahubwo nizere ko binari sawa ibintu ni amahoro turagarutse ngo tuganire ngira ngo watangije ni nk'ikiganiro cyangwa se deba cyangwa se birimo ibintu bitandukanye ivuga ngo ni gute twisanze hano hantu tugenda dutanga episode par episode ninjye kwakiriye ariko singiri butware uri butware tugende duhererekanya urabizi abashoferi bagenda bahererekanya uno munsi turaganira kuki bo rero uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bisanzwe kuba bisanzwe nuko ari bwo buzima tubamo yego uyu munsi tugiye kunyura cyane ku bijyanye na social media z'iyi minsi nahoze mbona nijoro uriya muvugizi wa RIB yego yari yagiye muri Genesis Comedy yego noneho bakamubaza ariko bari kujyana muri brag baramubaza ati ariko ubundi ukoze icyaha cyangwa uteye brag bagasanga mu icyaha ubundi RIB yagifata nk'ari nyine yakigira serie yego kubera ko yari ari bize nyine ari kwegeranya amadokima nyine kugira ngo abaganirize ahita amubwira ati ntumfatirane wicunga njagaraye yashaka kumufatirana nyine asiga byemeje bajya bakora ibyo bashaka yashaka kumufatirana kugira ngo yumve kandi we yari yibere mu madokima nyine ari kwegeranya yego urumva rero icyo nashatse kuvuga hari ibintu biba kuri social media cyangwa se nyine hano hanze muri iyi minsi ukabona biri kujagaraza abantu ukabona umwe araje aravuze undi araje aravuze none tukabura ahantu duhagarara yego nkatwe tubakurikiye none icyo ukora urakizi ujya ku ruhande rwo gufana urumva yego wenda reka mpita ninjira wenda kuri ntuza kuri la kese ya ntuza ya gafaranga yego ejo bundi afungwa
hari abantu batangiye bavuga ngo Gafaranga yahohoteraga umugore, Gafaranga yakubitaga umugore, hari abavuze ngo ngo yamuhagaritse mu bijyanye no kuririmba kubera ko murabizi ko umugore we nyine aririmba indirimbo za gospel. Yego. Ngo yamuhagaritse ngo yamuje kuririmba, nyine twumva ibintu byinshi. Ariko bidaturutse kuri ba nyir'ubwite. Yego. Kubera ko buriya umugore wa Gafaranga aje akavuga gutya, ako kanya nyine ubundi nta n'ikindi ugomba kurenzaho, buriya kuri niko kuri. Cyangwa umugabo akaza akavuga ngo gutya, tugomba kwemera bera baduhaye. None icyo ni kuvuga hari ibintu itangazamakuru ryaduhaye cyangwa se aba nyine batari inkuru, hari ibyo baduhaye turabyumva. Ndibuka muri icyo gitondo ntuza Gafaranga afungwa, uriya mupasiteri bita ngo ni Pastor Claude, murabizi n'ibikabyo, sinzi nawe mujya mumubona. Yego. Yaragiye ngo ajya gufotora ngo urugo rwa, nyine ameze nk'umuntu w'imwiperereza, ngo agiye gufotora ngo aho Gafaranga atuye, banza yaranafotoye n'aho anywera icyayi, ibana ibintu yabigeze siri. Inkuru barapfundikanya dufata ibyo ngibyo baka ibyo baduhaye. Ariko rero naje gukurikira nyine ikiganiro ntuza uriya mugore wa ntuza wa Gafaranga yaranyishyize hanze. Cyarenze kirangira ntumvisha ahantu ikibazo kiri. Warakibonye si ikibazo nyine, urumva? Ariko nanone ukibaza ngo kibaye gihari yabivuga, icyo ni ikibazo. Ubu yaza kuvuga ngo yarankubitaga, wenda we yatanze proof z'uko ngo aracyari mu rugo iwe, ngo n'ikiganiro agishyize nyine kuri channel yabo, ngo nicyo kimenyetso nyamukuru. Nubwo wenda ibyo yaduhaye we nyir'ubwite nibyo tugomba gufata nk'ukuri, ariko ikintu nashaka kugeraho cyane ni abantu dukabiriza ibintu hano hanze tukabigira byacitse kandi atari n'ibintu bikomeye. Yego. Ubundi iriya nkuru mbanza kuyumva numvishe ngo nyina uriya mudamu ngo ntabwo yabatahiye ubukwe. Buriya ngo ntabwo bashakaga Gafaranga. Batitaye ku izina ry'Gafaranga ntibamushaka. Nyine ntabwo bamushakaga, oya hari uburyo, ngo ni ibintu biba ariko hari uburyo famille wenda ibimeze, sibyo? Niba bakaba babona ahantu agiye gushaka bitajyanye. Kandi n'ibintu nta nubwo ari mu Rwanda biba n'ahantu nyine, ubundi famille bayumva hari uburyo umwana wabo agomba gushaka. Bakakorera nkawe Japhet bakavuga ngo bitewe na background yacu cyangwa se n'izina dufite, ugomba kujya kureba umukobwa wa Noruberi, nta handi hantu ugomba kujya kureba. Twarabyemeje. Mbese ntabwo tuzagorana. Noruberi n'umuntu wacu, Noruberi nyine dukorana business, nta kintu ugomba kurenzaho. Kandi wenda umukobwa cyangwa umuhungu we yifitiye izindi nzozi ze. Yego. Hari abahuriye ku ishuri, hari abahuriye wenda mu kazi, hari n'abo bahurira mu rusengero. Urumva? Rero wafata umurongo utajyanye n'uwabo, kandi noneho baba banakureba bakabona ntushinga. Kano ko gushinga nako. Gushinga nyine gushinga ntubizi. Ubu ntago nshinze. Oya. Ubu ndakuye. Ushinze ku maguru ariko unashyize mu ikofi. Ibyo by'amakofi byo. Aha. Nese wagize ngo abandi ntago bita ku kuntu ureshya, ku kuntu ni ikofi. Nose Gafaranga nta kofi yari afite. Oya, uriya nta zina rya hatari. Erega bashobora kuba tumuzi kuri social media. Ariko nta bintu bya, arega kubuzwi no kugira ikofi biratandukanye. Gafaranga nta hotel, niba ari hotel afite, ntafite shop y'imyenda. Yayibonye ryari ajya gushaka umugore yarayifite. Akumenya amakuru sinyafite neza niba ari imbere cyangwa ari inyuma. Yari afite yuzuye ejo bundi, kandi ntuzi uburyo yuzuyemo. Kwagiye havuga ibintu byinshi ko hari abantu bo bakoranaga business. Gafaranga yavuzweho amakesi menshi, hari ngo bamuhaye amafaranga yariye, nyine ibintu byinshi. Kugeza kano kanya ntuzi ngo uwamufungishije ninde, sibyo? Yego. Nubwo hari amakuru yagiye ahwihwiswa yuko umugore n'iki, ariko nta muntu uzi nyirizina umuntu amufungishije. Kandi n'umugore we yaravuze
ngo abantu bifuza ko tugirana ikibazo n'umugabo wawe bari kwifuza nabi ariko ntabyo bazabona ndetse n'ababiri inyuma nyine we urumva yerekanye ko nta kibazo gihari ndetse nubwo atatangaje abantu babiri inyuma ariko barahari byanze bikunze nkuko sinzi niba warabyumvise cyane byanze bikunze barahari. Rero ikintu nashaka kugarukaho ni hano hanze uburyo dufata inkuru niba bari gucuruza tukayihinduramo ikindi kintu kinini urumva kirenze nyirizina inkuru uvuga ngo hari inkuru ubwayo runaka yafunzwe yego inkuru tukayibyazamo ibindi bihari n'ibidahari kikaba ikintu kinini. Rero icyo nashaka kugarukaho ni ukubwira bantu nyine bari hanze nubwo nyine ntacyo nabihinduraho wenda umuntu atangaza inkuru bitewe n'inyungu zifiteho ariko bareke kutujakaraza nyine kabuza ayo ducira nayo tumira ugera aha ngo bimeze gutya wagera aha bimeze gutya ibyo none nkibaza nyiri ubwite nk'umugore we yabyumvishe ngo umugabo we ngo byagenze gutya ngo umugabo we ngo yakubitaga umugore we ataranamukubise ngo umugabo we ngo bamuhaye amafaranga yarayariye uhita ubitekereza nyine ukundi kuntu. Rega buriya ibintu bijya no gupfa izi mbuga nyine uriya n'umuntu wazanye ngo content ngo aba content creator buryo hajemo ako kantu yabira n'ibintu bisanzwe none ugomba gushaka nawe ibintu uga creating wabeshye utabeshye ahubwo ikibazo cyajemo gukerera content ntago ari bibi ahubwo buriya content bambi hari umuntu ushobora wavuze akantu avuga ngo rubanda twebwe dukunda amatiku sibyo cyane none avuga ngo iyo dutanze amatiku mukatureka ko tuyakunze ejo no dukora ibirenzeho kubera ko mu bikunze abantu baracuruza ejo nahubwo nzamvuga aho ngo n'urubere ngo bamwishe urumva kandi kubeshya abantu bakakurikira inkuru ngo runaka atanga amakuru y'umwimerere uzi ko ntandi hantu nabyumvishe urumva ni ukuvuga ngo rubanda ishuka abantu za audience ishuka abantu ikabereka yuko ibyo bintu nyine bihari ibyo bintu bikunzwe urumva kandi nta kintu kirimo ejo ribu ni kwataka ntabwo uzajya kuvuga ngo ariko Japhet ko nabishyize hanze akabireba we ubwo we ntimwamufata urumva rero ni ukuvuga ngo ikintu bita amatiku urutazumva hano hanze akantu kaba buri muntu akirukanyira kujya kuri ahantu cyabereye azana inkuru itandukanye n'iri kuri te vuga ngo yandika kuri iyo nkuru wenda nyamukuru sibyo yego ariko kugira ngo inkuru iryohe n'abantu bayumve bazazana ngo nugutera agatebe ngo agasonga ibintu nyine ibintu nk'ibyo ngibyo inkuru bakayirema agashyiramo n'amatiku akavuga ngo byagenze gutya urumva oya wijya kure gase ukuvuga ngo hari ibintu nabonye sinzi nimba utabona ukuntu muri no minsi barimo abahanzi kugira baririmbe bishego izi ndirimbo twita ibishego ubundi mbere byarazirwaga birazira ari ibintu bizira bakazisiba ariko indirimbo irakorwa umunsi umwe iyo musaza sinzi nimba hari umusaza umwe ugeze gukora indirimbo wa musaza wundi mukuru arinda nyakwigendera ya managingaga gisupusupu indirimbo ayishyira hanze igihugu cyose turayibyina tuyibyinnye ngo ni igitomati n'abandi bose bahise bakurikiraho dore ubwo nibwo ubona izi ndirimbo ubona ngo z'ibishegu n'ibiki kubera iki erega turenganya abantu content nyine nimba iri gucuruza uzi ikibazo gihari se uvuga ngo content twebwe iyo bayizanye turayireba twayireba uko tuyireba niko turi gushuka wa muntu turi kumushyira mu mutego cyane ejo azabona ko bya bintu tubikunze none se reka tuvuge wenda Shadibu ninde umurusha aba followers ari mu bantu ba mbere hano mu gihugu okay content ya Shadibu ni iyi twabwo sinzi umuntu wambajije ngo Shadibu akora iki
oya content ya Shadebo ni iyihe? Wari ikiganiro wabona akora, hari wenda ibintu byubaka, hari umuvurusha abafollowers. Oya ni umuntu uza ni umu social media influencer. Influencer kuko influencing abantu. Hari abantu okay. Nyine iyo baba ko influencinga vuga ngo ushaka kubukora nk'ikintu, sibyo? Abantu bakagikunda, sibyo? Ushaka kubabera role model, ukira cyangwa se buretse ukira aho uvuze ngo ushaka gukora ikintu abantu bakagikunda. Shadebo akora iki? Iyi nterekana imiderera. Oya Garase niwe wakoze ngo twisanze ahantu, aho ngaho niho twisanze nyine ari barahisanze kandi n'ubundi kuba tumuzi ntabwo yakereye content, ntitumuzi ntibimutunze se. Ni ibyo byose bavugaga rero buriya ukuri za social media zirinjiza ukuri nyine kuba yifotora akenshi ukareba nyine ntabwo ari nako gucuruza uko agaragara byonyine ni konti nyine yaricuruje ayebwe no kwiji wenda si ukwicuruza irisobanukiye. naho twisanze nyine impamvu burato nashatse kubigarukaho, hari ibintu tugenda twisangamo tukabyisangamo, urumva twebwe noneho bikaducanganyikisha. Natwe dushobora kubigeza ku bantu abantu babyumva tukabacanganyikisha. Norobera avuze ikintu ukuri bundi kuri ariko si bundi entertainment ni ngombwa ngo abantu bumve ukuri bose baracyana gushaka kuko entertaining abantu niba bashaka ukuri bazajye mu rusengero bave kuri social media niyo bifashisha bibira kandi niyo tuzi kitabeye mu rusengero base ukuri kuracyarimo. Aya uko biri mu rusengero ukuri kuri ese uvuze ngo uko biri ubushatse kuvuga ndi kuvuga par rapport ya sekira ya hano hanze hanga ntago hakabaye ngo uvuga ngo niko biri uko biriho byakabaye hari 100%. izi content ziri kuvuka buri kanya man ubu twagiye mu ntuza yo gucuruza, abantu bari gucuruza ibyaje mu mafaranga yaje mu mafaranga nta mikino ibikirimo buri na Yuda yarahindutse abonye ifungo. Ariko rero pfa kuba witateninze abantu ubundi muracukumbura ngo mumenye ngo gafaranga ngo mumenye ngo umugore ngo kugira bigende bite. No, impamvu nuko no kuvuga ngo wowe uracuruje ariko hari abantu wangije yego hano hanze kubera ko hari umuntu ugufana wowe wakereye content ariko hari n'ufana na babandi. Oya nge simbifata nko kwangiza no kwangiza reka mbikwereke mama. uziko hari abantu none se hari abantu baterwa no kwiheba bitewe n'izi mbuga nkoranyambaga n'abantu kubera baba bakunda no kubandikaho ibintu cyangwa kubavugaho ibintu bitari byo kagira pressure cyane. Numvishe ngo na media yasezeye ntuze iyi miziki kubera ibi byose buryo bamusebyaga ngo arwana n'umugore we cyane kabisa. Umubwiye ngo asibishimiye ya nyine urumva ngo niwe watumye areka ngo sekira muziki nyine nibyo nikukubwira. hari ibintu umuntu ashobora kukuvugaho akagukoraho inkuru ariko rero umuntu bireka cyangwa se akagira turoma ubwo ngubwo nawe hari urwego batarageraho. Arega jya umenya ko imitima yacu twese ntago ihangana kimwe. Ibyo nibyo byumva neza. Umuntu wese cyamamare ushobora kunyura n'umuntu akagutuka kumva ibintu bisanzwe, hakaba n'undi batuka agahita asubira inyuma akamukubita. Nta n'ikindi kintu abantu bavuga cyane. Okay, rero ko twakira ibintu aho niho twisanze nyine. Yes, uko twakira ibintu wakabaye sibyo nk'abantu wenda bakora content mwakabaye bakabaye bakirira content barebye ukuntu uza impande zombi sibyo uvuga ngo wenda reka tuvuge uko wenda Japhet yarwanye n'umugore ariko wigenda uvuga ngo Japhet ngo yahohoteye umugore. Ese uzi impamvu nyamukuru wenda kurwana si byiza ariko Japhet wimushyirishamo noneho ariko kugira ngo views ziboneke bivuga ngo yamujije ko uziko hari umuntu ushobora kuvuga inkuru ugasanga umushirishije muri bigahita ajya kumufata.
cyane bakazajya gukora iperereza nyuma. ariko icyiza ni uko wenda ari urwego rushinzwe rukora investigation, ariko waragize iki wenda ntabwo bahita bahubuka ngo bavuge ngo ese kuko, ariko rero akantu ko gutwika byo karaza gushyira abantu benshi. Nyine n'ukubwira sibyo, bajya gukora iperereza yuko akenshi ngubu umuntu witwa Fata ku Mavuta ari muri gereza, ariko mpamya neza yuko nawe yatunguwe. Ntabwo ari ugutungurwa, kuko dore impamvu ashobora kuba yaratunguwe. Fata ku Mavuta yafashe entertainment, ashaka kuyigira nka biriya byo hanze by'abaraperi babanzaga gucreate beef kugira ngo indirimbo izakundwe. We agira ngo kugira ngo yamamare wenda agire reka yibasire nyine ibyamamare. Nahoze mbona ngo bamukatiye n'imyaka 2 no gutanga miliyoni 1 niba ari 300,000. Niyo mpamvu rero akantu k'agatwiko nako biriya, ariko ibintu nararimo ngiye uburyo mbifata nuko kwitondera. Hari abantu dushuko hano hanze umuntu aguhanganisha n'undi muntu bagashora n'amafaranga, ko byigize kuvuga ko buriya hari umuntu wamuhaga amafaranga mu bahanzi bakomeye kugira ngo asebye undi. Ikibazo bize kuvugwa, kandi nyuma uwo muntu twumvishe ariko mwigarama ati ngiye nta hantu muriye nawe. Urumva aho niho twisanze rero iyo byakomeye nyine wowe wakabantu kujya gukora inkuru ukabanza hari ukwitegereza aho bwa mbere. Amara kwitekereza hari no kureba si umuntu ngiye gusebya biramugiraho y'ingaruka, utitaye buriya utirebyeho cyane. Wowe kwirebaho cyane ni inyungu ugiye gukuramo muri iyo nkuru. Ariko se wa muntu noneho icyambere uramuvuga nabi, afite abana be nyine abyara, na famiye noneho n'abandi bantu bamushamitseho, hari iwabo na he bazumva ibyo bintu uri kuvuga. Kantu ko kwibasira mu muryango byo ni ibindi ujya wumva ba Gasuku ba Jihad cyane. Uzi ko Gasuku muvugaho cyari kumbazanye ni kakandi ko hasi cyane, abo kubita akantu kababaza ku buryo utazongera kumuvugaho. Ni ukuvuga ngo ushobora kuvuga ngo Gasuku ngo afite inda ngo amabere n'iki akakureka, ariko kuvuga agufataho umunota umwe. Ejo nawe yigana ari kuvuga ngo ngewe iyo mvuzeho ndakureka nkagira ngo uri kwikinira, ariko iyo nje ndabanza nayo nkawukora ikiganiro nkawukuraho $200 cyangwa 300 ku kiganiro, nanjye nkumva uko nkabibyaza umusaruro, ariko nawe nkaguha discipline ugata. Urumva kajya bahara rero icyo nshatse kuvuga hari ibintu twisangamo ariko twabyizaniye, kuko urumva nkafata ku Mavuta kenshi numvishe ngo yahawe na warning menshi na RIB. Niyo si turimo twisangaho n'ibindi. Rero icyo nashatse kuvuga twaduhereye kuri ntuza kuri case ya Gafaranga. Hari abantu bumvishe inkuru zagiye zitangazwa cyane, zigatuma nyine hari ukundi bafata Gafaranga kandi kutariko. Gafaranga bamugira nyine mubi, aba mubi cyane. Social media ubundi bakugira mubi. Ariko rero reka mabwire ukuntu burane hazagira umuntu kubeshya ibintu tubona twe nta bindi tubona. Aba bafana abantu bakurikira ama content mukora mu biganiro, twebwe ibyo tubifata uko. Wowe kucyemera ko gukorera ibyo bintu uribuka ejo ukabyemera, arega umuntu agukiraho inkuru itanabaye. Ako ntekereza ko hari inzego zishobora kuvuguruza ibyo bintu zihese ukagaruka, ese ukagaruka ukabivuguruza. Baje bakavuga ngo wenda tuvuge Norbert wenda arazwi, hakaza inkuru zivuga ngo Norbert twamusanze mu nzu ari kumwe n'umugore utari uwo. Yego urazwi. Wareba uburyo izina rya hano hanze ryangirika. Ntahita ngenda nkabivuguruza. Ejo bundi uribuka bavuga ntuza ya mpano ngo hari video ngo y'iminota ngo niba ari y'isaha 1:30 ko ari gukora imibonano mpuzabitsina. Yego barabivuze tugira ngo ni brag, ariko byamusabye kwisobanura na he kugira ngo byabyasha bamwambitse bimuveho. Wamubona ugahita umubona muri ya video, kandi ya video ni wayibonye cyane ugahita ubitekereza ukamubona muri iyo shusho.
hano hanze rero bakwangisha abantu neza bakakwanga bakakuvaho. Niyo mpamvu uzarebe hari abantu baba bari mu muziki bari bakunzwe bakawusezera bakabivamo bakagenda. Kubera hari amayire cyiza wenda nuko wenda nabonye n'urwego rushinzwe ribo nyine iyo ugiye kubaregera irimo byinjiramo wenda bizagabanuka ariko ni bibi iyo ugiye kubaregera nyine barabikora ariko izina rya buriya yangiritse buriya kugira rya zina rigaruka biragora cyane, biragora pe. Buri izina kuryubaka ni kimwe ariko kurimanura barakumanura washyira hanze indirimbo igaflopinga nyine neza ugasanga hari abo bitwa ba Afrique baririmbye agatunda ashyira hanze indirimbo ugasanga iri kurebwa n'ibihumbi nka bingahe mu minsi 3 cyane, ubundi yararaga igize nk'ibihumbi 100 cyane pe. Kubera iki ngaho baraje baravuze ngo asigaye nk'urumogi. Urumva baraje ngo asigaye ngo ntago yisiga amavuta ngo amufate nyine baragufata bakaguhindura ukundi kuntu indi sura. Biraza gusaba kugira imitwe ikomeye ubundi kujya muri nayo mpamvu uzarebe hari abahanzi bamaze kwisobanukirwa udashobora kumusanga mu bintu bya social media. We ahorana n'itangazamakuru ari uko agiye gusohora indirimbo yashyize hanze ko n'ubundi uba wiryamiye ugasanga bakwanditseho ntacyo buriya bitandukanye nuko wajya kwisobanura urabareka. Ahubwo icyo ukora hari igihe bajya kubona bakabona barisebye iyo ubonye bibaye too much ujya kurega ibyaho ukabikora bucece kuko wakisobanura RIB bajya kubona ukabona RIB iguhaye convocation iyo iguhaye kabiri witaba nawe uducisha make. Iyo ugiye kwisobanura akenshi winyuramo isi ya views iraza gukora kuba akenshi nyine hari ibintu dukora ariko ugasanga nyine hano hanze bimeze nabi nyine ugasanga hanze turabajagaraje. Reka ibyo tubiveho nuko byari ingenzi nyine bitewe nuko hano hanze bari kutujagaraza. Nahoze mbona inkuru mu kanya ngo ntuza wa muhanzi ntuza Kirisizi mama we niba ngo yapfuye. Abantu muri iyi minsi bari kugenda hanjye byanyobeye. Abantu muri iyi minsi ndimo ndibaza noneho kera twabonaga abantu bapfa ari abantu basi nibura bakuze. Kuya muri iyi minsi ibintu byo nyine umuntu harya noneho urajya kubona ukuntu umwana w'amezi angahe aragiye abona umusore aragiye. Muri iyi minsi tuba dufite indwara ariko nk'umuryango wenda bo baba babizi wenda kubera ko baba babana n'umuntu abazi wenda uburwayi n'iki. Ariko burya hari umuntu ugenda ukabona imyaka agendeyemo. Hari abari gutebya hano hanze bavuga ngo umenye imbabazi zaragabanutse imbabazi z'Imana ku bantu kubera ko abantu bari kugenda tabihuza na ndege se nabonye nimugoroba nahisha abantu iriya ndege biriya bintu ubundi ntabwo byapfaga kubaho kandi indege nta kajoro tigira. Indege ziriya mpanuka z'indege iyo zibaye iba gake bishoboka. Buri indege iri mu bintu bikora transport nyine bikora impanuka gake gashoboka. Ariko nayo yikoze ni gake wavuga teretse buri akajugujugu nazo ntabwo gake wabona umuntu warokotse. Ni gake uzabona mu ndege harokotse umuntu kereka Debayo niwe nzi warokotse indege. Rubango indege yarahagurutse nyine nahoze mbona bandika ko buriya ngo yari mu Buhindi kujya mu Bwongereza. Banza nta minota 30 ngari maze mu kirere igenda harayirashise. Urabizi no kuvuga ngo indege igize umurongo cyangwa itumanaho rivuyeho buriya ndege biri mu kaga gakomeye cyane. Ntashobora gutanga amakuru kuri babantu ngo bamufashe bagira ukundi babigenza cyangwa se akenshi n'indege igiye kugwa ku kibuga irabanza iramenyesha imenyesha nyine igiye kugwa
kibuga bivuga ngo baba bazi ko indege nyine wenda aya masaha hari bugwe indege wenda Rwandair nimero iyi saa 8 hari bugwe gutyo baba bizi no kuvuga ngo aho wahagurutse ntago baba kuzi urumva aho wahagurutse ntago baba kuzi naho uje ntago baba bazi yuko uri buhagwe ni kuvuga ngo itumanaho rivuyeho rero tayari rero iyi ndege yarahagurutse nawoze mbona ngo ni indege ya ngo niba ari Boeing 777 nyine ziba ari nimero zine z'indege yego yari itwaye abantu 242 ikirenga igihaguruka nk'iminota 30 bare kuvuga ko ari mu birometero niba ari muri metero 200 hejuru naho ni kure abari kure urumva cyane ni kure cyane ariko ubwo urumva ugereranije isa nk'ari bwo yari igihaguruka nanone nabwo nta hantu yari yakajya yari ku rwego rwayo yari ikiri hafi yego urebye n'ahantu yari igiye none bahita bahamagara aho yari iturutse bavuga ngo babafashe hari ikibazo kibaye mu gihe abo bari gushakisha ikibazo kibaye n'iki bari kureba indege igenda imanuka none ahantu yaguye hari nyine ahantu hatuwe ni nkuko wajya kubona ukabona indege iraje yobara yaharanye Bugogo mu bantu ko naze mbona bari bandika ko yaguye hejuru y'ikigo niba ari iki cyigisha iby'ubuganga urumva n'abandi yisasiye ubundi imibare irajya muri za 300 imibare naze imibare iri guhindagurika cyane bango imibare bari gutangaza kano kanya niyo bari gutangaza hashiye nk'iminota 30 cyangwa amasaha 2 biri kwa bitandukanye none se ko menyereye ko indege n'ibindi bintu nk'ibyo bikomeye bibanza gukorerwa isuzuma nk'ubwo babyagenze bite ni kiri bube isuzumwa barirakorwa none se ubundi reka ngoye nk'urugero rwawe nk'imodoka iri mu muhanda ifite yaravuye muri controle technique kugira ngo ipfe ni ikibuye kiza kikayigwa hejuru rekada cyane ibintu biba nyine nubundi rapfa rwose kandi yaravuye muri control iri no mu muhanda nta n'ikindi kintu cyaje rero biriya bya ikoranabuhanga ngo tekinoloji n'ibiki ni ibintu isaha nyine bigira ubwo ni ukuvuga ngo nyine nguko uko twisanze ahantu utabuze ikigomba kuba nyine ni ukuvuga ngo hari ibintu bitubaho batudutekereza ese nyine kuki nyine abantu 242 ni benshi usanga nabo ngabo yaguye hejuru nabo ni benshi urumva muri iyo ndege ni ababyeyi bagiye ni abana ni abasore ni abakina hari ababaye imfubyi yego bisanze muri ubwo buzima hari abari bafite abakunzi bababuriyemo bisanze muri ubwo buzima hari ababaye abapfakazi hari ababaye inshiki bisanze muri abo nyuga tutekereza se kuki bibaye kano kanya kuki turi kujya muri ubwo buzima turi kwisanga muri ubwo buzima no kubera iki akenshi hari n'ibintu tutabona n'ibisubizo nta gisubizo wabona cyekere turetse kugenda mu ndege nabwo uzicwa n'ikindi kintu mu minsi yashize nibwo nandi kuva mu Bugesera ngeze hari nuza Kicukiro sanga nyine polisi iri mu muhanda hari umuntu bari bagonze umutari wari umuhetse wari mutaraga ewe nta kibazo afite ariko undi bamuzengazinye muri bya bishashi bashyiramo yapfuye none umutari twa turi kumwe arambwira ati buri ikibabaje uriya muntu ushobora gusanga niba ari umugabo cyangwa ari umugore asize abana noneho abana we mutari yari kumbaza ubwo se abana bazajya bajya mu rubanza kuburana bazajya bahura n'uwagonze umubyeyi wabo bavuga ati dore umuntu watwiciye mama agahinda wa muntu nawe ufite ya modoka ayireba yavuga ati iyi modoka yahekuye abana ibyo bikomere by'impande zombi urumva nyine hari ibintu biba ikaba ari iterambere rikagira ibindi bintu n'ubundi niko bigomba kugenda iterambere rijyana na risike ntibijya bisigana rero nyine hari ubuzima tubamo nibwo ndi kukubwira hari ibintu tutabonera ibisubizo ntiwareka kugenda mu ndege ukano kanya ntiwabona imodoka yakoze impanuka ngo uhite iva mu irimo ikareka urakomeza ukagenda bangu uwo bihitanye biramuhitana
uwusigaye nyine agasigara ko buri muntu afite ikintu kizamuhitana. Twese ntabwo ari ngombwa ngo twese tuzagende urupfu rumwe. Yego. Impamvu rero ubwo twari tubikomojeho, hari ubuzima nyine turi kugeramo, tukabugeramo tutazi ngo bimeze bite. Bajye kubona ikintu kiraje pa kikwituye hejuru. Uzamuka akazamuka, uwukena agakena, uwupfa agapfa, uramba akaramba, ariko tugakomeza kwibaza ninde ugenga ibyo bintu bibaho kuri komande yandi. Ibyo bibi se bitubaho byo ni ubuzima tubamo nyine bwose. Uhizo w'imfubyi kuki ndi kwisanga muri ibi nyine, ukagira ngo hari umuntu ufite telekomande ubikanza ati bigende gutya bigende gutya. Twe rero tugakomeza mu mitwe yacu tukiteza ko twisanga muri iki, kuki turi kwisanga muri iki. Ejo urapfusha umuntu, hashira iminsi ku kazi barakwirukanye, na bya bintu byo ko wabuze umuntu ntabwo birakuvamo cyane. Umwana ku ishuri baramwirukanye, nyirinzu bagwaye puriyave, ugasanga ibyo byose bise bikujya ku mutwe cyane. Mbwira ko ako kanya waba uri gutekereza kuki nisanze muri ubu buzima, kuki ninjye bibayeho, kuki bakomeza gutyo. Ariko njye mbivuga kandi ko nanabivuga sinajya kure yabyo. Burya ku muntu ntabwo njya kure ya Bibiliya, sibyo? Ntabwo njya kure ya Bibiliya ibyanditswe bivuga, sibyo? Niba dusoma Bibiliya tubona ko mu bihe bya nyuma by'imperuka ibintu bizarushaho kuba bibi, sibyo? Ibyo byose rero bigomba kubaho, sibyo? Ahubwo njye nkareba uyu munsi, sibyo? Shafeti ngiyewe ndiho, ntabwo ndi muri abo bantu bahitanywe n'iyo ndege cyangwa se n'abandi n'umunsi bapfuye benshi njye ndahari. Ndakora iki kugira ngo iherezo ryanjye, kuko umuntu agenda n'imperuka ye, kandi ijambo ry'Imana tubwira ko aho uzafungira umwuka uko nzawufunga. Burya Imana nigaruka, Kristo naza azahera kuko nasoje ubuzima. Buriya nabariya baguye muri iyo mpanuka, hari abandi bari gupfa hano hanze, hari aho bafungiye ubuzima, hari ugiye gusambana, hari ugiye kwiba. Iyo nkwiriye gucunga reherezo ryanjye. Nawe hari ahantu wise unjyana, none se ubwo ibyo yakoreye ku isi ubwo bimumariye iki? Ibyo yakoreye ku isi, niba yarafashije abantu, niba yarakiranukiye Imana, yego, ariko uwo mwanya akaba yaragiye kureba ko yigenza, wenda nk'uko wari uvuze, wenda yaragiye gusambana, yego, ubwo bya bindi yakoze bimufashije. None se gukorera Imana birahagarara cyangwa kugendera mu nzira Imana gushakamo birahagarara? Ni nta kibazo ndi kwibaza. Nyine gukorera Imana, sibyo? Urakoze nkujyana kuri aho. Gukorera Imana niyo mpamvu abantu benshi bitugora, sibyo? Kuko bisaba kwigengesera, sibyo? Niba koko nihaye kugendera mu nzira Imana ishakamo, ntabwo nzi ngo ubuzima bwanjye buzarangira ryari, sibyo? Bivuze ngo rero nkwiriye kugenda muri iyo nzira nkuko nabitangiye nziza, singira ahantu na hato ncikwa ngo mbe ntakawe ngiye mu bidakwiriye. Uri umuntu? Ndi umuntu. Bijya bishoboka se kubera iki bidashoboka? Bitagira ahantu uteshuka. Kubera iki se bidashoboka? Uri muri ubu buzima. Kubera iki bidashoboka? Tekereza neza. Reka ntekereze. Kubera ko bangu ushobora kudateshuka mu bigaragara, ugateshuka mu bitagaragara. Niba mbavuga ngo nta muntu uri perfect kuri isi, ukuvuga ngo kano kanya ushobora kuba ndi mu byizerwa. Niyo mpamvu buri hari ibintu njyangirira ubwoba. Biravuga ngo Yesu nagaruka, uko azagusanga, uko uzasangwa nyine, uko uzasanga, azavuga ngo ukiranuka gumye, kimwe nuko uzaba warapfuye. Ibyo wibisi nyine nabyo reka tubishyire muri ubwo. Yego, uko ugenda nuko uzagenda. Yego, urumva? Niho nuko bavuga ngo